Yobu yarari mu gihe ari gukubitwa imikoba y'uruvugo, ari gukubitwa imikoba la sitopedita henima isikango y'umugore we, ari gukubitwa imikoba y'ishuti ze. Wa mubyeyi we, Imana igukuraho umukoba. Yobu uyu mukoba yarawukubiswe, aravuga ngo noneho la siwidibini imikoba ndi gukubitwa henima isikango hona mayasika. Imana ni gukuraho uyu mukoba. Hari umukoba w'ubukode, hari umukoba w'ubukene, hari umukoba w'ibigeragezo, hari umukoba w'intambara, hari umukoba w'ibihombo urimo urahura nawo. Ariko Uwiteka aravuga ngo imikoba, Yobu niwe wavuze ngo imikoba nkubitwa. Ntabwo nzi imikoba uri gukubitwa muri amahanga. Ufite umukoba, wa munyarwanda we, ufite umukoba urimo urakubitwa la sitopedita penima isikango. Ariko Uwiteka nagukureho umukoba wo gukuramo inda, nagukureho umukoba w'amadeni, nagukureho umukoba w'uburwayi, nagukureho umukoba w'ibigeragezo. Aravuga ngo imikoba nkubitwa. Nta kindi yarabwiye Imana ngo namukureho iyi mikoba. Babirudadi ndetse n'abarefazi baraje bakubita imikoba Yobu y'amagambo. Warahombye, uwo ni umukoba la sitopedita. Wabuze urubyaro, uwo ni umukoba ne wasinima. Mbega abantu bakuvuyeho, uwo ni umukoba. Ufite uruvugo, uwo ni umukoba. Ufite amadeni, uwo ni umukoba. Nema isika wagenaga mu modoka none ugena n'amaguru, uwo ni umukoba. Uracuruza ugahomba, uwo ni umukoba. Niwe sase uriraga indege, uwo ni umukoba none ntucyurira. Yobu aravuga ngo imikoba nkubitwa pe wasinima. Imana igukureho umukoba muri uyu mwaka. Ndumva shaka Imana kibakureho umukoba. Pera sifone ma edita narabone sa. Uyu muntu witwa Yobu yari afite imikoba arimo arakubitwa. Umeze nka Yobu, urimo urakubitwa n'ikintu cyitwa amadeni, urimo urakubitwa n'ikintu cyitwa imikoba. Imana nigukureho uyu mukoba. Nari ndimo senga, Imana inyereka abantu benshi bari gukubita imikoba. Imira ijambo namwe ngo mbwira abantu, mbabwire ngo hari Imana ije gukura abantu iyi mikoba. Umukoba waba amadeni, umukoba wabiyo kaseri, umukoba bwabwo burwayi bw'umutwe, umukoba bwabwo burwayi bw'amara, umukoba bwaba ubwo burwayi mega bwa paraliza. Uyu mukoba wabwo burwayi mbese na sitopedita bwa diabete. Uyu mukoba wabwo burwayi bite muri ayo mahanga. Uyu mukoba waba buryo wirukanwe ku kazi. Ariko Yobu arongo imikoba nkubitwa nta wundi wayireba sibye Imana. Ndagomba mbabwira ngo Imana bakureho umukoba la sitopedita enima isika. Yarari mu gihe cyo kuganya. Wa mubyeyi we uri kuganya muri ayo mahanga, wa muyobozi we uri kuganya, wa munyarwanda ufite kuganya. Hewa sinima warambuwe, wambuye ibwawe. Ariko Uwiteka narebe kuganya kwawe. Ni Yobu wavuze iri jambo. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Ma dukureho iyi mikoba turi gukubitwa. Abantu benshi bari gukubitwa n'imikoba y'ibibazo, y'ibigeragezo, y'inyatsi, y'ibihombo, y'uburwayi, y'ubukode, y'amadeni. Ariko iyi mikoba muri gukubitwa Imana ibakureho. Sinzi umuntu uri gukubita iyi mikoba. Ariko Yobu umugore wiwe yamukubise umukoba w'ijambo. Aramubwira ngo yakanima. Yobu aravuga ngo reka reka ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Ndagira nkubwire ngo wa mubyeyi we, komeza uba inyangamugayo muri icyo gihugu, binyangamugayo muri ubwo bucuruzi, binyangamugayo. Hora sinima edita wikwicira inzira ngo ibintu birakomeye. Yobu yageze ku rwego yishimisha urujyo, yicara mu ivu. Irivu ryasobanuraga ibigeragezo. Mbega ibi byari bikomere biri ku mubiri we. Mbese yari afite kuganya gukomeye cyane. Uri kuganya gusabye muri iyi minsi ikomeye. Ariko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mbabwire ngo nimube maso. Shitani ari gusaba abantu benshi batandukanye muri iki gihe cy'imperuka. Bamwe Satani ari gusaba ubucuruzi bwabo, abandi ari gusaba imodoka zabo, abandi ari gusaba ubugingo bwabo. Ariko Bibiliya ivuze iki? Aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye, niba nyari mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza.
hanyuma tushime abantu bakoze subscribe share like comment mugasangiza abandi turavuze ngo mwatubereye inshuti nziza kandi zagadasohoka Imana baduhere umugisha mu izina rya Yesu hanyuma rero uko twabasezeranye ko tuzatuza tukagana kuja muri Imana tukibukiranya ko by'ubwami bw'Imana tugakomezanya tugahumurizanya mu ndirimbo mu buhanzi abahanzi mu butumwa mu buhamya ndetse n'ibindi byinshi n'ubutumwa byose twabasezeranyije ko tuzatuza tukaganira uyu munsi twagarutse mbere ya kamera y'umugisha Eva TV cyangwa se muri studio Eva TV turabona umuyobozi wayo tumuhaye ikaze abanze twakirire n'abandi bantu tugiye kubona ari ubwa mbere cyangwa se n'abantu basanzwe bakurikirana channel yitwa umugisha Eva TV turagusoje mugabo amahoro umeze ute meze neza utangaza iki ndimo ndatangaza ko umuntu wese agomba kubaha Imana kandi akayihanga amaso muri iyi minsi okay urakoze cyane hanyuma ko bari barabuze baragihera ndahari mba ndimo ndasenga dore ko turi no mu bihe by'iminsi y'imperuka umuntu agomba gusenga Imana kugira ngo abashe kugeza ubutumwa bwiza ku isi yose kubera ko buriya umuntu w'umuhanuzi cyangwa se w'umukozi w'Imana agomba gusenga yego kuko iyo adasenga arakamuka okay wamaze iminsi gusenga ndi mu masengesho senga Imana hanyuma mu masengesho wamaze iminsi urimo Imana yakudutumyeho cyane yabimeze bite cyane ndaje ubu ngubu hari ibintu ngiye kubabwira niyo mpamvu umbona imbere ya kamera yego ariko wambaye neza wambaye neza Imana yakwiciye umwako oya unogonore burundu nibyo kuko burya baba ngo wambaye neza agaragara neza kandi muco w'abana b'Imana abakozi Imana cyangwa se w'abana b'Imana no kwambara neza agasa neza twesha Imana agaciro cyangwa se twesha icyubahiro kuko burya iyo umuntu ari umugabura w'iby'Imana agasa nabi cyangwa akambara nabi ubona n'Imana avuze hari igihe n'abayirebye abona iciriritse ariko iyo wambaye neza kambara ibintu nyine nk'umugabura w'ijambo ry'Imana ni bigaragara ko n'Imana iri muri wowe ifite agaciro kandi yubahitse hanyuma urakoze cyane uvuze ko hari byishuje wikoreye agaseke uze upfunyitse reka twakanya usenge uhita unakomeza tutubwire icyo Imana dushaka Mana umugisha Mana mu izina rya Yesu la sitope edifodo benesas pewasi ni maigidi rara we abone maisi edifo pe erasito pedita turagushimiye ko ugira neza kandi Yesu holasi winima edita tope erasi fonema tugushimiye ko waturinze warinze igihugu cy'u Rwanda urinda abayobozi bacyo urinda abanyarwanda urinda abanyamahanga urinda ibihugu duturanye twabonye imbaraga zawe twabonye gukomera kwawe niyo mpamvu tugarutse kukwamamaza tuvuga imbaraga zawe tuvuga uburyo utabara kandi uburyo ukiza ngaho rinda abababaye kandi abafite ibibazo bikemure kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro bana natwe imbere ya kamera kandi umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro uzamurambura akaboko k'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen tunakomeza nta kibazo tugize icyo Imana igutumye Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mudukurikirana ku mugisha Eva TV Uwiteka Imana abagire neza mu izina rya Yesu hanyuma maze iminsi ndimo ndasenga kandi ndi mu byo gusenga mbwira Imana ngo Mana mbese ni iki kintu twatangariza isi yose hanyuma Imana mu buhanuzi bukomeye cyane nakuzaniye wowe ukurikiranye iki kiganiro hanyuma turajya muri Yobu igice cyo cya 23 umurongo waho wa 2 haravuze ngo na nubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome imikoba nkubitwa isumba umuniho wanjye Yobu 23 turavuze ngo na nubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome imikoba nkubitwa isumba umuniho wanjye
hanyuma wowe udukurikiranye, ntabwo nzi imikoba uri gukubitwa, nta nubwo nzi uburyo uri kuganya, ariko la sinima edifodo bini sase naje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana, kandi mu ijuru hari Imana ikora, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, kandi mu ijuru hari Imana itabara. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo na n'ubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome. Uyu ninde wari uvuze ngo kuganya kwe kumeze nk'ubugome? Yobu yageze mu gihe gikomeye, Shitani aramusaba. Ntabwo nzi uburyo Satani, iravuze ngo na n'ubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome. Yobu yarasabwe, asabwa na Satani, Satani amusaba Imana, Imana yemera kumutanga. Yamusabye ryari? Yamusabye ngo igihe abana b'Imana bari bateranye mu ijuru, hanyuma ngo Satani araza ashengerana nabo muri amateraniro. Hanyuma rero kubera ko Imana irirebera ntago yerekwa, ntabwo ari umuntu, irebye muri ayo materaniro ibona Satani yagezemo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Satani agera mu bucuruzi bwawe bugahomba, hari n'igihe Satani agera mu bana bakabateza indwara, ariko naje kubwira ngo Satani Imana imwirukanye. Hanyuma Imana ibaza Satani, iramubwira ngo uraturuka hehe kugeze mu bana b'Imana? Aramubwira ngo mvuye kuzerera isi no kwitambagira. Imana ibwira Satani, iramubwira ngo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu ankiranukira? Ndagira ngo rero nkubwire ngo hanyuma Satani yashubije Imana, avuga ngo namubonye Yobu atagukiranukira ntiwamuhaye imodoka, atagukiranukira ntiwamuhaye abana. Bibiliya ivuga ko Yobu yari afite abakobwa beza, ngo niwe muntu wari ufite abana beza mu isi. Yobu yari afite ubutunzi, Yobu yari afite amazu, Yobu yari afite inka, Yobu Imana yari amugire neza. Hanyuma ngo bituma Imana imwirata. Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo hari abantu Imana yirase, hanyuma imaze kubirata basubira inyuma bitewe n'ahantu Imana yabateretse. Ndagira ngo nkubwire ngo Pera Sinema Edita wo kurikirana ikiganiro, nkubwire ngo ambara imbaraga zo kurwana n'umwanzi muri iyi minsi. Hanyuma bakorana ikiganiro, hanyuma Imana iragenda yirata Yobu, imwirase. Hanyuma Shitani aravuga ngo noneho mpereza ubutunzi bwe, mpereza abana be, mpereza amamodoka ye, mbikore urebe ko atakwihakana. Hanyuma uyu muntu witwa Yobu, Imana itanga ubutunzi bwe, itanga abana be, itanga amazu ye, itanga amamodoka, ngo kugeza ku rwego hagiye hagasigara umuntu umwe kujya abara inkuru, akaza kamuha ngo Yobu ba bana baragiye, Yobu za modoka ziragiye, Yobu za nka ziragiye, Yobu yamazu araguye. Ngo kugeza ku rwego Imana yabwiye Satani, iramuha ngo genda ukore ku butunzi bwe, ariko icyo nkubujije ni ubugingo bwe. La sinima edifo pewa erasitope. Ndagira nkubwire ngo wa mubyeyi we, nubwo Shitani yagusabye, ariko ubugingo bwawe burashinganye. Nubwo Satani yaguteje indwara, ariko ubugingo bwawe burashinganye. Ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo nubwo ubutunzi bwagushizeho, ariko ubugingo bwawe bugize ute? Burashinganye. Wowe ukurikiranye kino kiganiro, humura, haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kizongera kigashibuka, kikongera kugira ibibabi by'ibitonome nk'ibya mbere. Pera Sinema Edifo Lara webone maisika. Uyu muntu witwa Yobu arasabwa, birivuze iki? Ngo n'umugore we araza aramwihakana, ngaramubwira ngo mbese wakwihakanye Imana yawe? Hanyuma ngo n'inshuti ze ziraza zihakana Yobu, za Rifazi, ba Birudadi, inshuti ze basenganaga, banagendanaga, bacuruzanyaga, buriraga indege, baga bicaraga mu biro, ngo baragenda baramwihakana kubera ko Yobu asabwe. Naje kubwira ngo wa mubyeyi we, wa mugabo we, Shitani yaragusabye, Imana yemera kukwirata, ibyo bikuvaho. Kubera ko Imana yakwirase, kwari ukugira ngo yereke Satani uburyo usenga, kwari ukugira ngo yereke Satani uburyo ukiranuka. Ndagira nkubwire ngo nubwo ubutunzi bwagushizeho muri ayo mahanga,
mahanga ndare ngo nkuhumurize nkubwire ngo komera nuhumure kandi nutuze umutima ndare nkubwire ngo hari ubundi butabazi hari amahirwe ya kabiri agiye kuza mu rugo rwawe hari amahirwe ya kabiri agiye kuza mu bucuruzi bwawe hari andi mahirwe nubwo byarinda zivamo mbega nubwo inshuti zakuvuyeho ariko naje kugutangariza ubanuzi bukomeye muri kino gitondo nkubwire ngo nuhumure Pera sinima edifo muntu witwa Satani aragenda atwika ubutunzi bwayo atwika amazu bucuruzi bwe bwarahiye bana bawe batewe n'indwara mbese nawe ntabwo uzi byakubayeho muri uyu mwaka ntabwo uzi uburyo nawe ukuntu bisigaye bimeze ariko naje kubwira ngo nuhumure muri uyu mwaka muri uku kwezi turi kwinjiramo ndagira ngo uhumurize nkubwire ngo humura Imana ije kongera kugushumbusha wongere ucuruze Imana ije kongera kugushumbusha wongere wurire indege Imana ije kongera kugushumbusha wongere wambuke umupaka Imana ije kongera kugushumbusha wongere icyuri cyubahiro Imana ije kongera kugushumbusha nawe wongere ucuruze la siwidi bini hedifo do bini kita la ibishute ariko naje kubagwa ngo mwibuke yuko Imana yavuze ngo ubugingo bwe burashinganye wa mubyeyi we Imana ikurindira ubugingo wa mugabo we Imana ikurindira ubugingo wa muririmbyi we Imana ikurindira ubugingo wa muhanuzi we Imana ikurindira ubugingo muri ayo mahanga Imana nikurindira ubugingo mw'abanyarwanda mwe Imana ibarindira ubugingo hari ibintu byinshi byatumwa ubugingo bwanyu bweranwa na Satani ariko naje kubwira ngo ongera wegera Imana la sitopedita pewa sinima wikora ibyaha wisambana wikwiba la siwini mayigome wiwumanya ubugingo bwawe hanyuma Imana iramubwira ngo nubwo bucuruzi bwe ubuhagaritse ariko ubugingo bwe nubukoreho la sinima mayigome Yoba aragenda ngo neza aterwa n'ibishuti watewe n'igishuti cy'ubukene watewe n'igishuti cy'uburwayi bwa kanseri watewe n'igishuti bantu bakuvaho ngo aragenda umubiri we aragenda yicara mu ivu yishimisha urujyo ndagira ngo utangarize nkubwire ngo hari urujyo uri kwishimisha rw'ibihombo hari urujyo uri kwishimisha rw'uburwayi hari urujyo uri kwishimisha mbese warirukanywe urwo n'urujyo wirukanywe ku kazi warahombye urwo n'urujyo Yobu ngo izi shuti Pera sinima edifo zimusanga mu ivu arimo arishimisha urujyo ziravuga ngo Yobu Imana iramuhanye muri iyi minsi abantu benshi dasitopedita bari kubacira imanza ngo kubera ko bahombye ngo Imana irabahamye ngo kubera ko mbega arwaza buri gihe ngo ni ibihano by'Imana ndari nkubwire ngo ntucogore komeza ukiranuke komeza usenge komeza wegere Imana Yobu rero niwe wavuze iri jambo yari ari mu gihe nshuti zamwihakanye zivuga ngo nihakane Imana wikwihakana Imana wa mugabo we wikwihakana Imana wa mubyeyi we wikwihakana Imana bitewe n'ikibazo uhagazemo bitewe n'ubukene ufite bitewe n'amadeni uhagazemo wikwihakana Imana bitewe n'uburyo bona ubucuruzi bwawe buri kugenda buhomba wikwihakana Imana Yobu niwe wavuze iri jambo aravuga ngo na nubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome
yageze mu gihe aganya ari umuntu w'umugabo aravuga ngo na n'ubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome. ndaye nkubwire ngo wa mubyeyi we urimo uraganyira Imana, urimo urabwira Imana ngo Mana ndengera. Imana niwumve kuganya kwawe muri ubwo bukode, Mana yumve kuganya kwawe bini muri abo mahanga, Mana yumve kuganya kwawe pewa sito pedita, Mana niwumve kuganya kwawe hewa isikayigome muri ibyo bitaro, Mana yumve kuganya kwawe muri ubwo bucuruzi, Mana yumve kuganya kwawe. Bega uri mu gihe umeze nka Yobu wicaye mu ivu ndikwishimisha urujyo, urimo uraganya rasi widibinima hedifodo binikita, Mana niwumve kuganya kwawe muri abo mahanga. Wa munyamahanga we, Mana yumve kuganya kwawe. Hanyuma Yobu avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo imikoba nkubitwa isumba umuniho wanje. Imikoba nkubitwa isumye ngo umuniho wanje. Nyanga Imana igutabara, uri kuganyira Imana, Mana niyumve kuganya kwawe muri ayo madeni, Mana yumve kuganya kwawe muri ibyo bitarurimo, Mana yumve kuganya kwawe mbega muri ibyo bigeragezo, Mana yumve kuganya kwawe. Bese Uwiteka agukure imikoba. Arongo imikoba nkubitwa. Yobu yari arimo kubitwa imikoba ikomeye cyane, ariko naje kubwira ngo Mana igukure umukoba, Mana igukure umukoba muri ayo mahanga, Mana igukure umukoba wa muyobozi we, Mana igukure umukoba wa munyarwanda we, wa munyamahanga we. Uwiteka nagukure umukoba, mukoba w'ubukene, mukoba w'uburwayi, mukoba w'amadeni, mukoba w'ibigeragezo. Haleluya, haleluya. Sitopedita nakuzaniye wanuzi bukomeye, Mana ivuganye nanjye irambwiye ngo ije gukura abantu kuganya n'imikoba ikomeye. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Imana itora sefora we, Imana ikura abantu imikoba kandi ibakureho imikoba y'uburyo bwose. Nta muntu udafite umukoba, nubwo urara muri etaje ariko ufite umukoba wo kubita nawe urahari. Hanyuma turagira ngo udusengera Imana, mumara kudusengera utubwirira Imana idukure umukoba kuko irahari. Ibibazo byose ndimo, intambara wacamo, amakuba wacamo, uwo no umukoba. Imana idukure imikoba. Ngaho dusengera Imana. Hanyuma reka dusenge Imana. Mwebwe mwari mukurikiranye iki kiganiro, abo no buhanuzi Imana yampaye. Ntabwo nzi umukoba uri gukubitwa. Shobora kukubitwa n'umugabo wawe, shobora kukubitwa n'umugore wawe, shobora kukubitwa n'abana bawe, shobora kukubitwa n'abarozi cyangwa abaturanyi, shobora kukubitwa n'abo musengana n'abo mugendana. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo Imana igukureho umukoba, hanyuma yumve kuganya kwawe. Murabizi neza Yobu Imana yaje kumukubira ubutunzi burenze ubwa mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, komeza usenge Imana, wubahe Imana, ukiranuke Imana. Reka dusenge Imana ibakureho iyi mikoba muri gukubitwa muri iyi minsi. Mana mu izina rya Yesu, Pera sifone ma editado bene la siwidi bini kutango shenima hone ma isifo. Turagushimiye, uri Imana ikomeye kandi uri Imana yumva gusenga. Muririmbyi arabivuze, aravuga ngo gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Hanyuma rero aba bakobwa bari gukubitwa, aba bagabo bari gukubitwa, aba banyamahanga bari gukubitwa. Hari umukoba ubageretse ndetse barimo barakuganyira. Ariko ndasenze muri aka kanya, Mana bategekere, tegeka uyu mukoba, y'umukoba w'uburwayi, y'umukoba w'amadeni, y'umukoba w'ibigeragezo, y'umukoba w'uruvugo, y'umukoba w'ibihombo. Ariko ndategetse barengera abanyarwanda, ubakureho imikoba y'ibibazo bitandukanye. Rengera abanyamahanga, ubakureho imikoba. Urakoze Mana ko umuntu wese uzakurikira iki kiganiro uzamukuraho umukoba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane, abantu turi kumwe. Ibiganiro byacu n'akagaruka. Shalom, ciao 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 ciao.